mu rukundo runaka ariko nkareba nkasanga uwo muntu wenda ntibigikunda bitewe n'ibintu runaka bitari ngombwa ko nza kubwira abantu kuri kamera bitewe n'impamvu runaka ntagomba kuzana mu itangazamakuru nkamugirira ibanga kuko ngiye kureba imitima y'abantu barenze 1000 bari muri uru Rwanda n'ahandi hatandukanye kugira ngo ntume iyo mitima inyurwa kandi iyo mitima itanyurwa kimwe nubwo mwavuye mu ndimwe muri impanga ntimushobora kunyurwa kimwe nkasuka abantu bari hanze aha ngaha icyo ngomba kurebaho no kureba ngo jewe ndumva ibi bintu ngiye gukora nta mutima binshira urubanza ku mutima binshira ese ibintu ngiye gukora niba nta muntu biri bwice nta muntu biri bubangamire urugero nka Vestina akavuga ati nshingiye ko ariko mu by'ukuri Vestina yakunze nk'uko abandi bose bakunda kandi nta nubwo ari itegeko kugira ngo akunde uwo bangana cyangwa se uri munsi ye buriya aza kuzana umuntu w'imyaka 12 akavuga ati uyu niwe nakunze twari kuvuga ibirenze ibyo ngibyo ariko ino yakoze byari burutakaza rufite 18 ahubwo wagiye nta kibazo bahaye ikaze kuri MDevote official muntu wese utarakora kuri subscribe turamusaba kudutera inkunga naduteza imbere mu biganiro byacu bya buri munsi akanda subscribe nukanda subscribe utibagirwa gukanda kukazogera kugira ngo ibiganiro tuzaje twaprodinga bizajye bikugeraho buri munsi uyu munsi rero tugiye kwakira Devota yaje yisize insenda amakuru yose avuye muri Burkina Faso avuye gucukumbura ibintu byose mwahishwe mutigeze mumenya kuri Odrego na Vestina kandi ikindi hari na video nshyashya gagiye kutwereka yibanga mutigeze mumenya ya bamwita nde idirishya wapi nagari idirishya ni video nshyashya mutigeze mumenya ya Emeline Ishanga musanzwe mumenyereye kuri iryo zina rero tudatinze reka tumuhe ikaze hano kuri MDevote official atangire atwibwire aduhe n'amakuru yose avuye gucukumbura ni karibu murakoze cyane bakunzi ba MDevote official uyu munsi ntibisanzwe nabonye ibintu maze iminsi mbona bitandukanye ubwo ngiye nabonaga video yuko Vestina na Idrissa bakoze ubukwe narabyishimiye kandi ubu ndabyishimiye ariko ikintu cyaje kumbangamira nkumva kirambabaje kurusha ibindi ni uburyo abantu banga ibyiza bakomeje kugenda babangamira Vestina bavuga amagambo mabi ku mugabo we bavuga amagambo mabi kuri Vestina rwose pe numvishe binteye agahinda numva simbyumva sinzi ko nawe urimo kubyumva wowe urimo kundeba ariko biriya bintu biteye agahinda niba umuntu agize amahirwe akibonera umugabo yamara kubona umugabo agasezerana imbere y'amategeko akabona umugabo ufasha umuryango we akabona umugabo yamukunze utazi ahantu bahuriye usibye kubabona bazamuri ibiganza byabo basezerana imbere y'amategeko wababona ugatangira gutera komanteri umugabo yacitse ukuguru uriya mugabo afite abandi bagore uriya mugabo niba nyirubwite ibyo atigeze abona umwanya wo kujya kubyitaho no kubikurikirana ubikurikirana nkande akoreka mbanze nkubaze mbere yuko wenda dukomeza ikiganiro ubundi ni ukubera iki niba nta kibazo cyari kiri mu birori byabo cyangwa se mu rukundo rwabo kibyihishe inyuma kubera iki Irene na Vestina na Idrissa na famiye yabo bafashe umwanzuro bakavuga ati ubukwe reka tubugire ibanga kandi ntibarusha izina The Ben ntibarusha izina Tom Close cyangwa se n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bagiye cyangwa se n'ibindi byamamare byagiye bikora ubukwe kandi ugasanga buri ku karubanda no kwinjiramo akenshi biri free ubu ni ukubera iki bo bafashe umwanzuro bakavuga ati ubu bukwe cyangwa se ibi birori byacu reka tubigire ibanga niba nta kibazo cyari kibyihishe inyuma aha kubigira ibanga njye ntabwo numva harimo ikibazo impamvu numva nta kibazo kirimo kugira ubukwe ibanga buri muntu wese afite ukuntu akunda gutandukanye n'ukundi urugero nkanjye ushobora kuba nkunda ibintu byanjye nkumva nabishyira ku gasinga abantu bose mukabimenya ibintu byanjye byagenze gutya naciye aha nagiye aha nazamutse aha namanutse aha nakoze ibi n'ibi mu gihe hari n'undi muntu runaka wumva ko ibintu bye agomba kubishyira mu bwisha akabigira ibanga icya mbere Vestina yahugiye mu kwiga
ashobora no kuba wenda yari afite na sheri ku ruhande ari Idrissa, barafashe umwanzuro runaka wo kuvuga bati ibintu byacu mu buryo bwo gukorera abanyarwanda surprise, reka tuzabatungure ku munsi w'igikumwe babone ibintu biraho. Hari abantu b'iki gihe ubwira abantu ibintu byawe bagatangira kuguca intege. Mutekereze nk'ubu Vestina na Dorcas, uburyo twese tubazi ari ibyamamare, abana batoya baririmbira Imana, bakuriye mu murimo w'Imana, bazambuwe na Irene, hanyuma nibamara gushyira inkuru hanze yuko afite umuntu akundana nawe akiri mutoya, hanze hari abantu b'abakecuru bashaje badakeneye kumva umuntu yashatse afite imyaka 20 cyangwa 21, mu gihe hari abagize 40 nta bitaboroheye. Uwo muntu nabona umwana w'imyaka 20 yashatse wafite 40 azabikunda? Baravuga bati reka dutungure abanyarwanda tubabwire amakuru meza yuko Vestina agiye gushyingirwa, ariko nanone ntacyo bari bugabanye, batari buvuga bati ntibubi. Nk'ariya magambo turimo kuzana muri iyi minsi, iyo tuyazana tukayazana ubukwe butaraba, kiriya gikumwe cyari guterwa kubera ubwirinzi bwabo no kwanga amagambo y'abantu hanze ahangaha bakomeza bagenda ku bandi. Aba bana b'abakobwa icyo bakoze genda ndagishyigikiye. None se hari ikintu ari saga yahise ikurikira ziriya video ziwe zo mu murenge. Hari umutipe bakundanaga, sinzi niba waramubonye, wagiye akishyiraho tatuwaje ya Vestina, akiyandikaho izina rya Vestina mu gahanga, ku kuboko, mu gatuza. Ubundi ni ukubera iki niba yari afite umuntu bakundanaga, kubera iki we mbere y'uko ibyo byose biba atigeze abanza ngo amumenyeshe? Kandi ko uwo mutipe yagaragaye avuga ko nubwo nta kintu yigeze amubwira, nta makuru yamuhaye, yayamuhaye finari umurenge wabaye. Nabwo yayamuhaye kubera ko ziriya videwo n'ariya mafoto yari amaze kujya hanze bimenyekanye. Uri kubyumva neza? Ni ukubera iki niba ari umuntu usenga kandi wubaha Imana, udakinisha n'imitima y'abantu, kubera iki yafashe uriya mwanzuro akavuga ngo njye ndasezerana na Idrissa, uwo nari mfite mushyire ku ruhande? Cyangwa se ntago bigeze bakundana? Ese ubwo ni igitangaza ko njyewe nshobora kuba ndi kubona ndi kugendana n'umuntu mu rukundo runaka, ariko nkareba nkasanga uwo muntu wenda ntibigikunda bitewe n'ibintu runaka, bitari ngombwa ko nza kubwira abantu kuri kamera, bitewe n'impamvu runaka ntagomba kuzana mu itangazamakuru, nkamugirira ibanga, nkamugirira itangazamakuru, ariko nawe wamwegera ukamubwira. Ikitubwira se bundi ko atabimubwiye ni iki? Ko nawe atari ishyari ry'uko yamuretse, atarimo kuza mu itangazamakuru kugira ngo yangize izina ry'uyu mwana w'umukobwa. Impamvu atabimubwiye, yagiye mu itangazamakuru arabivuga, kandi na Vestina, cyakoza Vestina we nta kintu arabivugaho kuva iyo nkuru yajyanze kugera n'iyi saha. Ariko igihari kigaragara ni uko hari umuntu yahemukiye. Wenda tutarajya no kuri Idrissa, uri kumva, Idrissa wenda afite kese yiwe biri kugenda bimuvugwaho, nawe afite utuntu tutari twiza twagiye tugira, cyane ko wavuye Burkina Faso waje kutubwira ibyo wacukumbuye, ariko biriya ntago njye nabishyigikiye. Ubundi rimwe na rimwe rero ibintu dukora turi muri iyi si, ngiye ku giti cyanjye numva ko ikintu cyose nakoze ari ikintu kigomba kuba gituma umutima wanjye wumva wanyuzwe, kuko ngiye kureba imitima y'abantu barenze 1000 bari muri uru Rwanda n'ahandi hatandukanye, kugira ngo ntume iyo mitima inyurwa. Kandi iyo mitima itanyurwa kimwe, nubwo mwavuye mu ndimwe muri impanga, ntimushobora kunyurwa kimwe nkasuka abantu bari hanze ahangaha. Icyo ngomba kurebaho ni ukureba ngo jyewe ndumva ibi bintu ngiye gukora nta mutima binshira, urubanza ku mutima binshira. Ese ibintu ngiye gukora niba nta muntu biri bwice, nta muntu biri bubangamire, urugero nka Vestina akavuga ati nshingiye ko uyu muntu yankunze, wenda akankurikirana mu gihe runaka, nkaba nsoje kwiga kandi nkaba nkeneye kugira inzozi nzageraho, nkaba numva mukunda, mufitiye urukundo, icy'ingenzi ni urukundo. Wenda uwo twakundanaga mbere hakaba hari impamvu runaka zitatumye numva nkibirimo, niba mbikubwiye ku munota wa nyuma, akenshi tubwizanye ukuri. Abahungu babwiwe ko batagikundwa ku munota wa nyuma cyangwa se na mbere ho gatoya, ntabwo babyishimira. Akenshi umuhungu wese bateye indobo arwana intambara kugira ngo yereke umukobwa yuko agomba guhora ari hasi, nta kintu bizamufasha.
arwana intambara yo kugira ngo agusenya akwereka ko nta kintu uzageraho kuko wamuretse. Ariko niba umuntu yafashe umwanzuro wo kureka umuntu yamuretse, wisakuza ahubwo wituma natwe tubimenya. Gumana iryo banga ryawe musore, gumana iryo banga ryawe, urigumane muri wowe, hanyuma bizatuma ubasha no kubona undi muntu. None se umusore ngo nta gahunda afite yo gutuza rero, agomba kumwereka urukundo yamukunze, n'ubundi ibyo bigira n'ay'ubusa. Icyo mbona ngewe mbona no kugira ngo akunde abangamire Vestina n'umugabo we, niba yaramwanze ahubwo nawe atume n'uwo bari kumwe batagumana, kuko ntabwo mbibonamo urukundo. Ubaye ukunda umuntu wakunda ibyo akunda. Ngewe niba nkunda umuntu runaka, nkwiriye kuba nkunda ibyawe runaka byatumye ugira amahoro, kuko igituma utari bugire amahoro, igituma utari bwishime, iyo ntagiharaniye ntagomba nkukunda. Niba nkukunda nkwiriye gutuma uhorana amahoro muri wowe. Ikintu wakunze nkakigushyigikiramo, icyo wishimira nkatuma ukishimira, nicyo kigaragaza ko nkukunda. Ariko niba ntagukunda ngomba guhora nshakisha ibintu bikubuza amahoro. Niyo mpamvu mvuga ko uriya muhungu adakunda Vestina, kuko iyo aza kuba amukunda yakabaye anezezwa n'ibyiza Vestina yagize, agakomeza akamusengera. Ariko kubera ko atamukunda akomeza amuteza isi y'amagambo aho ngaho. Ariko ntugatete mwana. None se umuntu arifata yishushanyijeho umuntu kuva mu mugongo kugera mu gatuza, aramanuka ku matako, ashyira mu gahanga izina ngo ntamukunda. Uko ni ugutwika by'iki gihe, niko nubwo abato babyita. Ntabwo ari agatwiko, ahubwo sinzi niba waritegereje videwo neza, ariko uriya muhungu ntabwo ari gutwika, ahubwo we afite uburyo nyine yababayemo, ariko n'uburyo yabanye na Vestina bitari bwiza. Ngaho reka nkubaza akabazo gato ntaguciye mu byo uvuga. Mbaza. Buriya Vestina yari umwadeperi, twese tuzi ko yasengeraga muri ADEPR. Ibyo ari byo byose niba yarakundanaga n'uriya muhungu, uwo muhungu nawe yakaba ari umwadeperi. Umwadeperi wishyiraho tatuwaje abaho? Ntabwo. Ese ubwadeperi buba ku mubiri cyangwa buba ku mutima? Twebwe abo dusanzwe tuzi tubona hano muri iki gihugu cyacu ni abantu baba bambaye amaguti agera ku maguru, bashyizemo imyenda ibambitse ahantu hose, badashobora kwishushanyaho, badashobora kwambara amaherena, badashobora gusuka diredi, bahorana Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo, bateze ibitambaro. Abo nibo bantu tuzi nk'abadeperi. None se buriya wowe ushingiye hehe? Tugendeye kuri ariya mashusho ya Vestina ajya gusezerana, ushingira hehe ugaragaza ko afite ubwadeperi? Urumva hari ukuntu ugendeye no kuri ibyo ngibyo mbwira. Uribuka yuko Bibiliya iravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Haleluya, amen. Niba umugore ategetswe kugandukira umugabo we, kuko bibanzirizwa nuko Bibiliya isaba umugabo gukunda umugore we. Niba umugabo yagukunze akakwereka urukundo, akazana imbuto z'urukundo, akugaragariza urukundo rufatika, igihe ntekereza ko utaganduka ni igihe nta rukundo yawe yakweretse. Ariko niba yakweretse urukundo ugomba kuganduka. Vestina agomba gukora ibyo umugabo wamusaba, agakora ibyo umugabo we yishimira. Abakobwa bangahe wumvishije bahinduye idini bagahindurira abagabo bitewe n'urukundo abagabo babo babakunze? None se ubwo ni ubwadeperi se? Nibwo bwadeperi nyine. Ubwo urumva ubwadeperi yagombaga kumvira umugabo. Ariko wabonye ko muri resebusiyo, muri video nabonye yo muri resebusiyo, ngewe narebye neza biriya bintu narabisesenguye ndabyitegereza. Muri video yo muri resebusiyo Vestina yahise, nabonaga hasa nk'aho ari perike yambaye, yahise ayikuramo ahita yisubirana akanatirere ke, ahita azana n'umugabo we muri resebusiyo. Wabonaga hari ko iriya plante yari yambaye kugira ngo yubahirize umugabo ibyo yifuzaga, ariko muri resebusiyo yagarutse yifitiye natirere pe. Aho rero niho bigenda bikagusha kuri saga iherutse gutambuka ivuga ko Irene Murindahabi afitanye ibibazo na mama wabariye abana, bitewe n'uko nubwo ngo yabazamuye, hari imico rero yagiye abajyanamo igiye itandukanye itabahesha isura nziza. Aho ngaho rero akaba ahubwo ariho nyewe nshinyira mvuga nti uriya mutipe wasanga Irene hari ukuntu yari abirimo, bose bakaba barahujwe na Irene, akamutsindagiramo wenda urwo rukundo, bikarangira bakundanye. Wiveni n'ubwo yaba ari umwadeperi, ariko akaba yarakundanaga wenda n'uwihaye isi muri makeya. Akaba ariyo mpamvu rero yavuze ati ngenda akora buri kimwe cyose, barambabaje, bagize gute, wenda n'ibyo bakoze bibe byasenyuka. Ushatse kuvuga ko Irene
ariwe waba warashakiye umugabo Vestine akanamushyingira cyane, kuko n'ibikorwa byose niwe ubiri inyuma, erega buriya na video kugira ngo zitajya hanze niwe ubiri inyuma. Ese waba uzi umuntu wafashe ziriya video zo ku murenge akazishyira hanze? Bwa mbere bundi video zageze hanze za mbere za biriya birori byabo zari zafashwe na kamera z'umurenge. Waba uzi uko izo video zabonetse bageze ku muntu ushinzwe control room y'umurenge akabaha izo video? Urumva niba abanzi b'ibyiza bitumira abantu batabatumiye, niba umuntu adashaka ibintu bye bijya ku karubanda bakabifata bakamushyirira ibintu ku karubanda kandi yabigize ibanga, ntago ari ibyiza. Kuki wumva so direga umugore watari buze n'abana be bose ngo baze guteza akaduruvayo? uriya Idirisa rero niba afite umugore niba afite abana ntabwo byo njye mbyemera, kubera ko ushobora gusanga ari ibintu beditinze nyine bakaza bagashyiraho kugira ngo bakunde bakomeze barwanye Vestine. Vestine arakizwa, bari abana baherekera baririmba neza, Irene arabafasha arabazamura, abantu batangira kubagendaho bababajwe nuko Irene abana bari kuririmba neza, abantu babakunze, abo babagendagaho kuvana cyane uri bakomeza kubagendaho. Ni nayo mpamvu bari abana bari banze ko ibintu byabo bijya hanze, nuko abantu bakomezaga kubazana ibintu by'amagambo babasenyera ibyiza bagezeho. Ahubwo bari abana dufatanye tubashyigikire, bari abana bakomeze bazamuke, kuko bari abana ni presentable y'abandi bana mu gihe kizaza bari inyuma yabo babona nka role model. None ko ibintu tugendeye ku byagiye bigaragara n'ibyavuzwa kenshi byene no kuri ibyo ngibyo ngemba nkubwiye, ikigaragara nuko ahubwo Idirisa atigeze akundana, ntabwo yigeze abona igihe gihagije cyo gukundana n'uriya mukobwa. Ni bya bindi batoruye bakanaga hariya atakira. Zarebe wenda kuri video yo mu murenge kabore yarega umuntu iyo mukundana ubuzi n'uburyo umutwara, ubuzi n'amazina y'ubuyazi, ariko se mu murenge wabonaga umukobwa azi n'amazina ari kuvuga ngo niba ari Idirisa Odraugo aya, ariko ari amazina aragoye ku mwana urangije segonderi naho yari yagera. None se yahereye muri gardienne nasari yiga, none se yigaga ari amazina senior 6, ariko ibyo bize gupronounce inyuguti zose n'inyajwi zose. Ibintu byose umuntu avuze abantu bose bavuga ibintu baraprononcinga neza. Ako se ubu kuryo nakundana nawe Devota nkayoberwa ko witwa Devota? Mana nyagasani, uriya mwana mumubabarire, itangazamakuru mubabare uriya mwana, mumureke rwose, mumureke uriya mwana w'umukobwa yishakira umugabo we, yaba yaramukunze afite abana 5, yaba afite abagore 10, ubwo yarabimukundiye nyine. Usibye ko nta nibyo tuzi, usanga ari agatwiko ko hanze ahanga kugira ngo tubone views. None se ubwo ari akantu komojeho. Ibaze noneho ibintu byose ubwo ze wacukumbuye iki dusanze ari ibya views, cyangwa niyo nkuru waruje kutubwiraho? Oya, inkuru nashakaga kubabwira ahangaha yari icukumbura ry'ibyo byose twaganiriyeho, kugira ngo ubu ngubu twinjire mu kiganiro turebe neza ese koko inkuru bavuga kuri Idirisa ni ukuri, ese koko inkuru bavuga kuri Vestine ni ukuri, ese koko inkuru bavuga kuri uriya mukunzi wa Vestine wabanje ni ukuri, ese koko inkuru bavuga kuri Irene niyo, ese koko inkuru bavuga kuri mama we ni ukuri. None wacukumbuye iki? Icyo nacukumbuye rero ngiki, naracukumbuye ibyo byose mbizengurutsemo, sanga ni kwa kundi abantu baba bashakisha amaviews, sanga ni kwa kundi abantu bagenda ku muntu kugira ngo bamubuze umugisha we. Mu by'ukuri nasanze uriya mwana w'umukobwa ararengana, yashatse umukunzi, abana n'umukunzi we barakundana nkuko n'abandi bose bakundana, baba inshuti nkuko n'abandi bose baba inshuti, ariko birinda kubishyira mu itangazamakuru kubw'inyungu zabo z'uburinzi bwabo bwite. Hanyuma nyuma y'ibyo byose abantu bashaka amakuru hanze ahangaha bamaze kumenya ayo makuru bakora kuri iyi nkuru cyane kugira ngo bibonere views, ariko mu by'ukuri Vestine yakunze nkuko abandi bose bakunda, kandi nta nubwo ari itegeko kugira ngo akunde uwo bangana cyangwa se uri munsi ye. Buriya aza kuzana umuntu w'imyaka 12 akavuga ati uyu niwe nakunze, twari kuvuga ibirenze ibyo ngibyo. Ariko ino yakoze byari buruta kaza rufite 18 ahubwo. Wagiye nta kibazo nabibonyemo. Nyuma yaho ncukumburiye rero nkamenya ukuri, nasanze uriya mwana yakunze, ariko si imyaka 36. 36, reka tubyemere gutyo.
ubu se mu Rwanda ko nabonye atari ni bogari, atari umuntu ufatika. Mu Rwanda habuze amabogari meza kandi afite n'amakofi ku buryo erega uriya musore buriya urukundo ni impumyi niko bavuga mu Kinyarwanda, uwo mugani niko bawuca. Buriya mu by'ukuri mwebwe mubona ko atari ibogari, Vestine yararebye asanga Idirisa ni ibogari irenze izindi bogari zose yabonye mu gihugu. Yego bogari. Yaramurebye abona ko kaguru umuvuga adafite niko akunze. Yaramurebye abona ibyo byose mwebwe mubona ko atari byiza, we ni byiza kuri we. Niyo mpamvu yamuhisemo akazamura ukuboko ati ngewe Vestine nemeye kubana na runaka. Hanyuma ibyo kuba ari umuntu ugiye kumujyana hanze cyangwa se ibyo kuba uriya mugore bavuga baramumushyingiye runaka, ni ibintu bagiye bashaka beditinga amafoto bashyira aho ngaho. Uriya mwana aracyari umwana mwiza, aracyari umwana ahubwo tumwifuriza umugisha, tumwifuriza urukundo n'urubyaro, tumwifurije gushaka akaremiya ingo ntizibizi iki gihe. Ariko aya magambo dukomeza kuvuga mbona ashobora kumutera umwaka. Rwose tureke ahubwo tumushyigikire, ababyeyi tumuhe impundu, tumushyigikire uriya mwana w'umukobwa, Imana izamufashe kandi mwubakira urugo. Niyo ntego iyo munsi ngewe nyamukuru nari mfite. Nyuma yo gucukumbura nasanze uriya mwana w'umukobwa dukwiriye kumufasha tukamureka, ahubwo tukamusabira imigisha kugira ngo urugo rwe ruzabe rwiza kurusha uko twebwe dutekereza ibindi. Hari ikintu ukomojeho rero, ikintu ngo baragiye bafata amafoto ngo ya Idirisa ngo bareditinga, ngo bagaragaza ko ngo yari afite undi mugore hanze. None se ubu ngubu ibyo bintu tubwiye, uramutse ugiye ukabona ifoto igiye hanze yeditinze ya Vestine, wenda yarabyaye hanze, byuka afite umwana hanze, nabwo wazaza ukatubwira ngo bareditinze. Erega buriya hari abantu babera uruvugo rwo kubyara hanze n'abagabo. Abagore buriya kugira ngo uzavuge ngo nabyaye hanze biba bigoye, kubera ko inkuru ugomba kuvuga iba ari nta mugore uhakana umwana. Umugabo yahakana umwana ariko burya nta mugore uhakana umwana, kubera ko uba waragiye kwa muganga waramubyaye, waba waramubyariye mu rugo waramubyaye. Niyo mpamvu niyo ugiye ku murenge ukagenda ukajya kwandikisha umwana ku mugabo mutasezeranye byemewe n'amategeko, ntabwo bashobora kumwandika adahari. Ariko umugore we bamwandika waba uhari waba udahari. Uzi impamvu bamwandika ni uko umuntu atavuga ngo uyu mwana si uwa runaka, kandi umwana waramubyaye, abantu tureba bamushyira ku ibere uramwosa, ujya kwa muganga urabyara. Ariko umugabo ashobora gusiga ateye inda ubu nijoro akazagaruka nyuma y'imyaka 20 umwana yaranakuze atazi ko ari none. None se ubu se tuvuge ko na bariya bakobwa bakoresheje amahenikeni bakagira amacupa, tuvuge ko nabare ari amaediti mu izina rya Yesu we. Biriya byo ni ibindi bintu birenze. Biriya byo ni ibintu nabonye numva binteye icyo n'iki, numva birambangamiye. Abana b'abakobwa bo muri iyi minsi y'imperuka, bakobwa b'u Rwanda twabaye iki? Mwabaye iki kugira ku rwego mufata video nka ziriya muri abanyarwandakazi mukangiza isura y'igihugu hejuru y'uburyo uru Rwanda rwavunye abantu barubaka bongera barugira u Rwanda ruzima. Ubundi umukobwa w'u Rwanda yari umwari w'u Rwanda yari umukobwa ugira imyitwarire mizima. Umwari w'u Rwanda yari umukobwa udashaka yuko isura y'igihugu yandagara, isura y'ababyeyi be yandagara, isura ye bwite yandagara. Bikoze biriya bintu ejo ukazagira gutyo ukagira umugabo akagukunda akagutwara akakujyana mu rugo. Wagira utya mukobwa mwiza nyampinga mwiza ukagira gutyo ukabyara umwana umwe babiri, ejo abana bawe bamara gukura bageze mu myaka 16 kwa kundi batangiye kujya mu bintu by'imbuga nkoranyambaga, batangiye gukoresha ibintu by'ikoranabuhanga, akagwa kuri video yawe umeze kuri akabona mama we. Rimwe na rimwe ugasanga abirebye ari kumwe n'abandi bana runaka, ati reba nyoko. Icyambere n'uwari kuzamukunda aravuga ati uyu mukobwa ngiye gukunda cyangwa uyu muhungu ngiye gukunda ejo uzasanga azaba ameze nka nyina. Buriya kenshi kera mu Rwanda barambagizaga umuryango, ntabwo bajyaga barambagiza ngo barambagize umukobwa mutoya, barambagizaga umuryango uvukamo. Waba ufite nyoko w'imico mibi ukumva ko nyine nyoko w'imico mibi ariwe n'uwo bagiye kuzana byose ari kimwe.
waba ufite so w'imico mibi bakumva ko nyine n'ibyo bagiye kuzana byose ari bibi. Ubu noneho ntabwo bikiri uko bimeze, umuntu yikundira umuntu ku giti cye bitewe n'amateka atandukanye twahuye muri iki gihugu cyawe. Ariko bitekerezeho, kera kabaye ubyaye umwana akazabona iyo video yawe y'imico mibi nk'iyi. Rubyiruko kuki dukora ibintu tutabanje kureba hazaza? Tukareba ubu ngubu turi ukumva uri gutwika, ukumva uri kwinezeza, ukumva wageze ku nzozi zawe. Ariko nutekereza ngo mu gihe kizaza ejo iyi video izarebwa n'abandi, izarebwa n'umukwe wanjye, izarebwa n'umwana wanjye, izarebwa n'umwuzukuru wanjye. Ese icyo gihe utekereza ko uzakigeramo? Ndababwira rubyiruko rw'abakobwa, rubyiruko rw'abahungu, amavideo dufata dushira mu mbuga nkoranyambaga tuyitondere, kuko uyu munsi hari ibintu ukora ukabona ntiwakicuza, ariko mu minsi iri imbere ukazicuza none udafite n'uburyo uri bwicuzemo. Mu by'ukuri ziriya video nkimara kuzibona, si Perezida wa Repubulika yaravuze ngo tureba video nka ziriya tujye tubona no mu mutwe nta kintu kiba kirimo, kuko bayifite mu mutwe hatarimo ubusa. Ntabwo watekereza gukora ibintu nka biri uzi neza ko mu gihe kizaza ejo uzaba utakiriwe, ejo bizareba nawe wabyaye. Ariko mu by'ukuri ibyo icyo nabivugaho narumiwe, ariko nanone ndatanga ubutumwa ku rubyiruko rw'u Rwanda, duhindura imyitwarire, turebe neza ibintu turimo gushyira hanze ahangaha, kandi ibyo dushyira ku mbuga nkoranyambaga dutekereze ko ejo bizarebwa n'abadukomokaho, bizarebwa n'abantu batakabaye bareba. Hari icyo bajyaga bavuga ngo ni uguhena mu bakwe, aho wasangaga umuntu yagiye kwa nyirabukwe, bambaye umunyirabukwe w'umuntu cyangwa se bukwe w'umuntu yagiye gukora amarorerwa imbere y'abakwe. Hariya rero mu minsi iri imbere utangira kugira abakwe, umenye nyine ngo bizaba bimeze biti, aho umukwe azagenda agashyira video yawe hariya agatangira kuyireba ngo waratwitse. Ntabwo ari byo, biriya bintu narabigaye. Njye narabigaye ku giti cyane. Ndagushimiye rero Devota kubw'umwanya wawe waduhaye kuri Devota Official. Turagushimiye, n'ubutaha wenda Imana nidushoboza tuzongera tuganire. Bakoze cyane, Imana iguhe umugisha, ikiganiro cyo ni igihoraho. Namwe kandi abashishikariza gukanda subscribe, mugasharinga bino biganiro, ndetse mugatanga n'ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri video tugenda tubagezaho buri munsi. Imana ibarinde. Ciao ciao. Murakoze cyane. Nakagaruka.